Okay, ni amahirwe menshi kuri wowe ugiye kureba iyi video. Ubu tugiye kurebera hamwe uko like zawe wazigira private ku buryo ari wowe wenyine ubasha kumenya umubare wa like zawe. Nta wundi muntu wemerewe kumenya ese kanaka afite like zingahe. Okay, twagiye. Ese bikorwa gute? Mbere na mbere niba uri mushyashya kanda like, share and comment. Kanda subscribe kuri YouTube. Okay. Mbere na mbere uraza ugafungura data. Then ugahita uza ukajya hano kuri iyi Facebook iyi. Ntabwo uza hano kuri right, dore right ngiyi, uza hano kuri Facebook isanzwe. Then ukayikirikaho. Ugategereza. Urabona ko Facebook yanjye yari isetinzemo niyo bahise bampereza. Okay, murabona hano hejuru ku ruhande rw'iburyo hari ahantu harimo uturongo dutatu dutambitse, hakaba harimo n'ifoto ya nyiri Facebook. Okay, uraza ugakirika hano, ukamanuka ukaza ahantu handitse setting and privacy, ukahakirika. Then ugahita ujya kuri settings, ukahakirika. Utegereza. Okay, bahita baguha amagambo menshi, ukazamura ukareba ahantu handitse reaction preferences ngaha. Then ugahita uhakirika. Okay, bahita baguha amagambo abiri. Hamwe handitse post from others, on post from others. Then bakaguha ahandi handitse on your post. Iyo ushaka ko ari wowe wenyine uzajya umenya umubare wa like zawe, uza hano handitse kuri on your post, ukarowinga kano kantu ukakagira on, kakubururu. Iyo hano hejuru ho ukanze gutya bikaba on, like z'abandi ntago wajya ubasha kumenya umubare wazo. Ntago wajya umenya umubare wa like z'abandi bantu, ariko iyo bigumye gutya like z'abandi bantu urazimenya. Okay, nuko bikorwa. Wakoze gukurikirana wowe twatangiranye. Ushaka ko hari utundi tuntu nakwereka, jya muri comment byandike, then nabyo tuzabigukorera.